batari bayifite muri bo, baraneshwaga ku manywa na nijoro. Kubera iki? Ubarwanirira, ubaneshereza, ubakuriraho abanzi bari baramukuyeho. Umwanzi aragenda akaduhuma amaso akatubwira ngo kubera ko Imana yamaye umugabo nashakaga cyangwa umugore nashakaga, ibintu byararangiye. Ubushize narabibabwiye, uvayo Imana igupfunura hahandi waruri, hahandi ko kutambara ngo uberwe, hahandi wambaraga imyenda ya 500 Imana ikagukurayo kubera ko wagiraga umwanya wo kuyishaka, Imana ikagupfunurayo, Imana ikaguha uburanga. Kuba uri mu rugo rwiza, kuba bakwita amazina atandukanye, nukuri pe ni ibintu byiza biragahoraho, ni byiza nimunyumve nabi. Ariko iyo ubishize imbere ukibagirwa Imana, umwanzi arinjira ya mazina akayakuraho akakwambika indi sura. Iyo wibagiwe, nimunyumve nabi, kubona akazi ni byiza, ariko ndimo nababwira ngo kabone ukinjiranemo n'Imana. Bona urwo rugo urwinjiranemo n'Imana, wisiga Imana inyuma. Umubumbyi niwe wabumbye agira ibyo abumba, wikwemerera ko umubumbyi musiga inyuma. Injirana nawe, promotion baguhaye zamukana nayo mu ntera, nigushaka imbere yayo kubona. Reka dusenge. Mana nguhaye icyubahiro, ndagushimira ko uri Imana nziza, warakoze kutubera Imana muri byose, warakoze kudukunda. Ndagushimira uburinzi bwawe. Uyu mwanya rero ngiye kuvuga ijambo ryawe, ndasaba ubuntu bwawe ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu. Ikiganza cyawe kimbeho abagiye kumva iri jambo, Mwami Imana ikomeye, ndakwinginga kugira ngo abari bacitse intege, abari basubiye inyuma, abari babivuyemo, abari banamutse, abumvaga batakaje ibyiringiro, wongere wubake Mwami ubuzima bwabo unyuze mu ijambo ryawe. Vugana nabo kandi nanjye uvugane nanjye Mwami. Ijambo ryawe ryubake ubuzima bwacu, ijambo ryawe ritubere imamba uyu mwaka, ridukomeza, ribe ijambo ridukomeza komeza urugendo muri iki gihe, muri uyu mwaka, ndetse no mu bihe bikomeye. Ukomeze kuba Imana ku buzima bwacu. Izina ryawe rishimwe, ni mu izina rya Yesu, amen. Turacyari ku ijambo rivuga ngo dushake Imana tubone kubaho. Ubushize ubwo nari ndahangaha narababwiye ngo iyo bavuze ngo dushake Imana tubone kuvaho, ni ukuvuga ngo niba ndiho nta mwanya cyangwa se ntafite Imana mu buzima bwanjye, ndiho ariko ntabwo nuzuye. Mu yandi magambo navuga ngo ndiho igice icyakamaye ubuzima bwuzuye nagitaye inyuma. Twabisomye muri Amose ibice 5 duhereye ku murongo wa 4, aho Mose yavuze ngo mushake Imana mubone kubaho, mwe gushaka igirugari, mwe gushaka. Mu yandi magambo yarimo avuga ngo mwe kugira ibindi byose bye kuba ibyibanze ku buzima bwanyu, ahubwo gushaka Imana aba ari cyo kintu kibanze mu buzima bwanyu, noneho ibindi bize nyuma. Twabonye ko iyo umuntu ashatse Imana aba aribwo aba afite ubuzima bwuzuye. Twongera tubona ko gushaka Imana bituma nawe wenyine wisobanukirwa. Tubona ko gushaka Imana ari urufunguzo rugukura, niba navuga ngo ari urufunguzo rufungura icyumba warurimo. Mu yandi magambo twabonye ko iyo udashatse Imana, icya mbere ntiwimenya, ntiwisobanukirwa, icya kabiri n'abakuzengurutse ntago bamenya uwo uriwe. Ariko twabonye ko gushaka Imana gusobanura muri make guhishura wowe nyawe. Twabonye ko gushaka Imana guhishura wowe nyawe, kukuvanayo wese, kurakumenyekanisha. Ariyo mpamvu yavuze ngo mushake Imana mubone kubaho, kugira ngo tubeho mu buzima bwiza, kugira ngo tubeho mu buzima bwuzuye, kugira ngo tubeho turi abantu bazima nyabo, nuko tuba dufite umwanya wo gushaka Imana. Abataradukurikiranye reka dusome iri jambo hanyuma mbone kujya ahandi. Haravuga ngo Amosi ibice 5 umurongo wa 4, haravuze ngo cyangwa haravuga ngo
kuko Uwiteka abwira inzu ya Isirayeli ati nimunshake mubone kubaho, ariko mwe gushaka i Beteli, ntimugashake n'i Gilugari, ntimukanyure n'i Berisheba, kuko i Gilugari hazajyanwa ari imbohe, n'i Beteli hazaba umusaka. Ahubwo mushake Uwiteka, kandi nibwo muzabaho, kugira ngo adatungura inzu ya Yozefu ameze nk'umuriro ukungura. Ahubwo mushake Uwiteka, kandi nibwo muzabaho. Umurongo wa 6, umvishe umurongo wa 6 ngo ahubwo mushake Uwiteka nibwo muzabaho. Icya kabiri ngo nibwo Imana itazatungura inzu ya Yozefu nk'umuriro ukongora. Twabonye ko gushaka Imana biguha gusabana n'Imana, biguha kumva ijwi ry'Imana, biguha kuganira n'Imana. Nta kintu gishobora kukubaho kigutunguye. Kubera iki? Wowe n'Imana murasabana, wowe n'Imana mufitenye ubumwe, wowe n'Imana. Mbese mu yandi magambo, aho igushakira kubona, aho yishakiye nawe urayibona. Aravuga ngo, yaravuze ngo mwigire umwanya wo gushaka ibindi bize nyuma, ahubwo mugire ikintu cy'ibanze, ingingo nyamukuru mu buzima bwawe, aba ariyo yo gushaka Imana. Ndakwifuriza mu Kristo, wowe uneze amatwi, uyu mwaka dutangiye, utaratekereza ku kindi, utaratekereza ibitaragenda neza, banza utekereze kubaka imibanire yawe n'Imana. Ongera usane. Abaririmbyi baturirimbiye ngo niba imfatiro zisenyutse, umukiranutsi yakora iki? Ongera ubanze wicare, wisuzume, urebe imigendere yawe uko wagenze umwaka wa 2020, urebe uburyo wabanye n'Imana, urebe uburyo wasabanye n'Imana. Nubona utarabikoze uko bikwiriye, wongera usana urufatiro rwawe uyu mwaka rwo kongera kugendana n'Imana, wongera usana urufatiro rwawe rwo kongera gusabana n'Imana, utarareba ibitaragenda neza mu buzima bwawe. Icyambere, ubusabane bwawe n'Imana iyo bwavuyeho, ni ukuvuga ngo n'ibindi bintu byawe byose biba byapfuye. Kubera iki? Ikitugira umuntu muzima, igituma tuba abazima buzuye, nuko ubusabane bwacu n'Imana buba bukiriho. Mu yandi magambo, ubusabane bwanjye n'Imana ni rwo rukuta runyubakaho, cyangwa se rukubaka no ku byanjye byose. Kubera ko iyo nasabanye n'Imana, iyo nashatse Imana, mba mfite ubuzima bwuzuye. Amaso aratubwiye ngo mushake Imana, nimushake. Niwe wenyine, n'Imana yonyine irimo kubyivugire. Iravuga ngo nimushake mubone kubaho. 6 umurongo wa 3 uravuze ngo nimushake Uwiteka nibwo muzabaho. Mu yandi magambo, niba mfite ubutunzi bwose nshaka, ariko nafite Uwiteka, ntago ndiho. Niba mfite amafaranga, ariko amafaranga yanjye akaba atarimo Imana, ari njyewe nyirizina uyarimo, ntabwo ndiho. Amafaranga, ubushize nababwiye ngo amafaranga ni umushyitsi. Nk'uko ucumbikira cyangwa se wakira umushyitsi uyu munsi akagusura, ariko akagusura afite urugendo, akavuga ngo naje kugusura uyu munsi, ndarara hano, ariko ejo nari mfite gahunda yo kuzajya gusura no kwa Sezibera. Ni ukuvuga ngo amafaranga nayo ni umushyitsi winjire muri uwo muryango, ariko ari mu rugendo. Ejo afite gahunda yo kujya gusura undi muntu. Ni ukuvuga ngo rero, niba mfite amafaranga ariko adafite, atarimo Imana, babyita kwishuka. Icya kabiri, niba mfite amashuri, ubushize navuga ngo
turimo turakora amakosa, abakristo barakora amakosa, abarokore turakora amakosa yo kubona Imana iduhaye umugisha, twarangiza uwaduhaye umugisha, uwaduhaye kumera uko tumeze uko, uwatuzamuye mu ntera, uwaduhinduye abantu bazima tukamuta inyuma, twe twenyine tukizamura, ntabwo tuzi yuko turi muri risike yuko twakoze amakosa yo gusiga inyuma uwaduhaye ubuzima bwuzuye. Kubera iki? Imbere niba namutaye namusize inyuma, imbere yonjya ntabwo mazi, nta nubwo nzi aho ngeze hamumye amaso. Ubushize nababwiye ngo dufite abantu muri iki gihe Imana irimo guha umugisha, aho kugira ngo bazamukane nayo bakayisiga inyuma, bakumva ko ari bo, bakumva ko ururimi rugahinduka, akavuga nyereza ururimi, nabo bagendana nabo akabahindura, kumva ko ntago urumva mu yandi magambo akavuga ngo n'Imana ntabwo ikiri mu rwego rwanjye, ni njyewe. Yaratubwiye ngo idufite, turi ibibumbane mu biganza byayo. Mu yandi magambo ushobora kwibeshya gatoya ukayisiga inyuma, mu gitondo tukasanga wajanjutse. Kubera iki? Nyiri mubumbyi wamusize inyuma. Yesaya aravuga ngo umubumbyi afite uburenganzira bwo kubumba ikibumbano uko agishaka. Niwe ugira umwanya wo kwicara agatoba icyondo, akavuga ngo uyu muntu uyu mwaka wa 2021 reka murememo umuntu w'umunyamugisha, reka mukure aho yarari, nongere muhinduremo. Noneho mwene data, Imana ikakubumbamo. Mu yandi magambo ubushize namubwira ngo ibiguhaye agatonyanga, mama agatonyanga kagatuma uzamura urutugu, agatonyanga kagatuma uhindura urusengero wasengeragamo, ntabwo rukiri urwego rwawe. Kandi ubushize namubwira ngo niho ukuye uwo mugisha, wibagiwe ko umubumbano wakubumbye umusize inyuma. Yaratubwiye ngo iyo abamye icyo yabumbye kitameze nk'uko ashaka, ngo aragifata akakimena, yarangiza akabumbamo ikindi kintu. Mwene data, ako kazi wicayemo hari umubumbyi wakagushyizeho, ni ikibumbano kiri imbere yawe, uri ikibumbano kivuye mu biganza by'umubumbyi. Iyo wibeshye umubumbyi rero, nujye muri shepo ashaka, mu yandi magambo nujye se mbivuge gute kugira ngo ubyumve, nujye mu murongo ashaka, nube dizayini iyo ashaka, biroroshye kukujanjura akongera akabumba ikindi kibumbano. Kandi ibyondo birahari byinshi, aracyabumba. Wikwibeshye rero ngo usige umuremyi inyuma, wikwibeshye ngo usige umubumbyi inyuma. Afite uburenganzira. Turibagirwa, abanyarwanda turibagirwa. Uhembwa 200,000 ukibagirwa, kandi ukibagirwa yuko hariho abahembwa miliyoni ariko bagifite umwanya w'Imana. Soma ijambo ry'Imana, dushaka Uwiteka tubone kubaho. Reka dusome icyanditswe Samuel wa mbere igice cya 7, duhere ku murongo wa 3. Imana nimfasha iminota yanjye kanyemerera wenda nahasoma hose. Reka nsome nihuta. Aravuga ngo Samuel wa mbere igice cya 7 umurongo wa 3. Reka duhere ku murongo wa 2 kugira ngo bive neza. Ngo aho isanduku igereye Tayeri, hashize igihe kirekire cy'imyaka 20, ab'inzu ya Isirayeli yose bashaka Uwiteka barira. 3. Maze Samweli abwira inzu ya Isirayeli yose ati, niba mugarukira Uwiteka n'imitima yanyu yose, nimwikuremo imana z'abanyamahanga
Ashitaroti, mutunganirize Uwiteka imitima yanyu, aba ari we mukorera gusa, aba ari we mukorera musa, nawe azabakiza amaboko y'Abafilisitiya. Nuko Abisiraheli baherako bakuraho Babali na Ashitaroti, bakorera Uwiteka musa. 5. Bukeye Samweli aravuga ati, nimuteranye Abisiraheli baze i Misipa, nanjye nzabasabira ku Uwiteka. Nuko bateranira i Misipa, bavoma amazi bayabyarira imbere y'Uwiteka. Uwo munsi biriza ubusa, baravuga bati, twaracumuye ku Uwiteka, twacumuye ku Uwiteka. Maze Samweli acirira Abisiraheli imanza i Misipa. Abafilisitiya bumvise ko Abisiraheli bateraniye i Misipa, abatware babo baherako batera Abisiraheli. Abisiraheli babyumvishe bashya ubwoba ku Bafilisitiya. Reka nsimbuke njye ku murongo wa 11. Abagabo b'Abisiraheli baherako baturumbuka i Misipa, bagerekana Abafilisitiya, babica umugenda, babageza i Beretekiringa hagati y'Imisipa n'Isheni. Arihimba izina Ebenezeri, ati, Uwiteka yaratuzahuye kugeza n'ubu. Nuko Abafilisitiya baratsindwa, ntibongera kurenga urugabano rw'Abisiraheli mu gihe cya Samweli cyose. Ukuboko k'Uwiteka kwibasiraga Abafilisitiya. Ndi ku ijambo rivuga ngo dushaka Imana tubone kubaho. Ijambo ry'Imana riratubwiye hano mu gitabo cya Samweli, haravuga ngo igihe cyabaye kirekire, isanduka y'Imana yaravuye mu Bisiraheli, ngo hari hashize imyaka 20 ab'inzu ya Isiraheli badafite isanduka. Mu yandi magambo, badafite Imana muri bo. Ariko ngo bagira umwanya wo gushaka Imana barira, kubera ko bari bamaze gusobanukirwa ko icy'ingenzi muri bo batagifite. Noneho aho nshaka cyane, Samweli arababwira ngo niba mugarukira Uwiteka, ikintu cya mbere kugira ngo mugarukire Imana, bantu baneze amatwi, ndavuga ijambo Samweli yavuze. Yavuga ngo ikintu cya mbere, niba mushaka kugarukira Imana, ikintu cya mbere mugomba kubanza gukoropa mu mitima yanyu. Yavuga ngo mukoropemo imana z'abanyamahanga. Yavuga ngo nimushobora gushaka Imana mufite izindi mana muri mwe. Mwene data, nushobora, na Bibiliya bitubwira neza ngo nushobora guceza abami babiri. Mu yandi magambo, nushobora kuba ufite abami babiri muri wowe. Nuvuga ngo ugomba kumvira umwe, undi ukamugomera. Samweli arababwira rero ati, kurira kwanyu no gushaka Imana kwanyu ntago bihagije. Icyo mugomba gukora cyambere, mubanze mwimure, mubanze musohora imana z'abanyamahanga ziri muri mwebwe, na zabari zose mwimutse muri mwe, mutunganyirize Uwiteka imitima yanyu. Narababwira ubushize ngo iyo utagize umwanya wo gushaka Imana, biroroshye gukora icyaha kandi uri mu rusengero. Icya kabiri, narababwiye ngo umushumba wacu n'ukunda kubitubwira, aratubwiye ngo kujya mu igaraje kwawe ntabwo ari byo biguhindura imodoka. Ushobora kuyijyamo ariko utari imodoka, kandi utari buhinduke imodoka. Ni ukuvuga ngo navuge ngo ntabwo kujya mu rusengero, gutwara Bibiliya kwawe, gukorera Imana, kuririmba, guhimbaza, ntabwo ari byo biguhindura umukristo. Oya,
ikiguhindura umukristo nuko muri wowe ukuramo ibigirwamana byari muri wowe, nuko usohora ibidatunganye muri wowe ugatunganyiriza Imana umutima wawe ikawinjiramo utunganye. Mu yandi magambo, usohora ibidatunganye ukinjiza Imana mu buzima bwawe. Nababwiye ngo biroroshye kuririmba ariko ugasambana. Kubera iki? Iyo utashatse Imana biroroshye kwiba, iyo utashatse Imana biroroshye gusambana kandi ukaza ukaririmba. Biroroshye. No, biroroshye kuba ukora icyaha ariko ukaza ukabwiriza. Ntabwo tubisoma inyuma. Oya. Ariko ureba imbere inyuma turabona umuntu ubwiriza abantu bagafashwa. Ushobora kubura igikoresho Imana ikoresha kugira ngo yirobere umuntu hariya witeguye, ariko wowe waranze kumva. Nabwiye ngo gutega amatwi kwawe ukumva nuko ugomba kuba ufitanye ubusabane n'Imana. Biroroshye kuba uri mu nzu y'Imana ariko udafite amatwi yumva icyo Imana ikubwira. Imana ikakubwira ukavuniramo amatwi, ukavunira ibiti mu matwi. Samweli arababwira ati rero mubanza mukuremo ibigirwamana byanyu, mutunganyirize Uwiteka imitima yanyu. Ijambo ry'Imana rimbwa neza ngo Abisiraheli barabyumva, ngo barangije bahita bimura, basohora ibigirwamana byari muri bo, basohora za bare zari muri bo, basohora za shekeni zari muri bo, ngo barangiza bagira umwanya wo kujya imbere y'Imana, biyiriza ubusa, baratakamba, babwira Imana bati Imana twaracumuye. Umuntu wemera kumenya, umuntu umenya ko yakoze icyaha akajya imbere y'Imana agatega amatwi akihana, ni umuntu ugirana ubusabane bw'Imana. Nakubwiye ngo ubusabane bwawe n'Imana butuma umucyo w'Imana umurika mu mutima wawe ukakwereka ibidatunganye. Dufite abarokore muri iki gihe bimitse ibigirwamana mu kazi, akazi kabaye ibigirwamana byabo. Umva arakubwira I am busy. Uwize n'utarize ijambo busy turarize. Ntabwo tumeze nk'aba bacecuru n'abasaza nababwira ubushize. Umucecuru umwe kandi ari umugore n'umugabo bafite icyiciro kimwe, ariko umwe akaba azi ko B itandukanye na B. Ni ukuvuga ngo rero muri iki gihe abize n'abatarize, abakandagiye mu ishuri n'abatarakandagiye mu ishuri, ijambo bize arakubwira. Yesu aramubaza, mwene data kudasenga urabizi Pastor Areni, muri iyi minsi n'ukuri muri iyi minsi murambabarira ndi bize. Wajya gushaka na bize iyo mu kazi mwene da. Dushaka Imana tubone kubaho. Sinshobora gusoza nababwiye ngo ijuru rirahari, gahinomu irahari. Kabiri, ubwo bwamuko ari bubiri tubukorera tukiri mu isi. Ijambo ryambwiye rero Imana bamaze kwimura ibigirwamana, bamaze kwimika Imana muri bo, bari bafite abanzi babo, bari bafite Abafilisitiya babarwanyaga ku manywa na nijoro, babateraga ubwoba ku manywa na nijoro. Kubera ko Imana batari bayifite muri bo, baraneshwaga ku manywa na nijoro. Kubera iki? Ubarwanirira, ubaneshereza, ubakuriraho abanzi bari baramukuyeho. Umwanzi aragenda akaduhuma amaso akatubwira ngo kubera ko Imana yamaye umugabo nashakaga cyangwa umugore nashakaga, ibintu byararangiye. Ubushize narabibabwiye, uvayo Imana igupfunura hahandi waruri, hahandi ko kutambara ngo uberwe, hahandi wambaraga imyenda ya 500 Imana ikagukurayo kubera ko wagiraga umwanya wo kuyishaka, Imana ikagupfunurayo, Imana ikaguha uburanga. Muri iki gihe kuva uyu mwaka utangiye turimo turiga ijambo. Umushumba wacu Imana yamuhaye ijambo arimo kutwigisha uyu munsi, aratubwira kukumenya igihe cyawe. Yararimo atubwira ku cyumweru, atubwira ngo iyo igihe cy'umuntu cyageze Imana imwambika undi mwambaro.
atubwira kuri Esiteri, aratubwira ngo igihe cya Esiteri kitaragera yari imfubyi. Hariho kuba imfubyi ariko ukaba na nyuma y'imfubyi, yari imfubyi idafite icyo kwambara, yari imfubyi isa nabi. Ariko igihe cye kigeze biba ngombwa yuko Imana imwambika undi mwambaro, iramuhishira, bituma bengukwa n'umwami, ava mu bupfubyi, umva aba umwamikazi. Dufite ba Esiteri bagize umwanya wo gushaka Imana mu bupfubyi bwabo, bagize umwanya wo gushaka Imana bacira abashomeri, bagize umwanya wo gushaka Imana ubuzima bukiri bubi. Imana yo kabyara, dore ko ari Imana yumva gusenga ba Esiteri, irabafunura, irabahishura, ibakura inyuma, ibambika umwambaro. Ba Esiteri barabengukwa, babona akazi. Ba Esiteri barabenguka, babona abagabo binjira mu ngo. Ba Esiteri barabenguka, babona abagore binjira mu ngo. Ba Esiteri barabenguka, imyenda irahinduka barambara, maze ba Esiteri baradamarara. Dufite ba Esiteri badamaraye muri iki gihe, bageze ibwami, nawe ari muri biro yicaye mu ntebe izenguruka. Esiteri ari mu rugo afite umugabo, kera ntabwo yari azi kubyinirirwa, ariko afite umugabo umwita. Narababwiye ushize ngo njewe nyirambagizwa, umugabo wanjye ndambagiza. Buri munsi yahimbaga izina, yahimbaga akakwita kwini, mu gitondo akakwita kwini, ukavuga uti umwamikazi ari hano. Nimugoroba akakwita mayinja, nababwiye ngo mayinja mu Kinyarwanda bisobanuye ibuye. Ukumva nawe uriwe nta cyakumena, barakubeshya. Urameneka ntumeneka, ibuye bisaba inyundo ariko rirameneka uko byagenda kose. Iyo wataye Imana urameneka. Mama bakakwita bombo, ukumva nawe uri bombo, arakwita bombo kubera ko Imana imurimo. Nayimuvamo mu gitondo arakwita igisimba. Kuki? Umubumbyi wamutaye kugira ngo akomeze abumbe. Buriya mugenzi wa mureka munega amatwi, iyo twashatse Imana buri munsi idushiraho iradekora. Iyo twashatse Imana ari umugabo buri munsi, wa mugore we reka gushaka Imana, reka gushaka Imana. Mu gitondo urayarira ngo nuko bakwita uyu munsi sweet mama we, maze nawe yewe ugadamara ukumvura sweet. Bakwita hani, umugabo wanjye mwita hani, nawe njye akanyita sweet, mu gitondo akanyita beautiful mama. Ukanyurwa n'iryo jambo, Imana ukayisiga inyuma, nuko irurimo. Benedata na Morodekayi yagezaho Esiteri aribagirwa, yibagirwa ko hari amaraso. Icyavuye mu gushaka Imana gikomezwa no gushaka Imana. Icyavuye ku ivi, ako kazi niba karavuye ku ivi, uwo mugore niba yaravuye ku ivi, uwo mugabo niba baramukuye ku ivi, nukuvuga ngo ivi ryawe rigomba gukomeza. Kuki? Hari icyonyi gishaka kona icyavuye ku ivi. Ariko twebwe turagenda kutugadamarara, we akazi ibihumbi baramemba, bize, baraguhemba amafaranga yawe. Imana ntiyarimo. Ntutanga icya 10 mu rusengero, Imana ntiyarimo. Kandi niyo yaguhaye ni umubumbyi ujanjura mu kanya. Urugo ni Imana yaruguhaye, abana ni Imana yabaguhaye, amashuri warize urasoza utabigizemo n'uruhare niyo yabikoze, warangiza ukagenda ukibagirwa umugisha wawe. Imana niba baravuga ikintu mu rusengero ntacyo ukora, ahubwo uri bize, uri bize. Ariko ubwo yo tuvuga bize munsi, iyo yabaye bize kuri wowe bizagenda bite? Abisiraheli Farawo amaze kubarekura, ababwiye ngo nimugende mujye gutambirira Imana yanyu. Amaze kubarekura, abakuye abaretse ngo bareke gukora uburetwa, Abisiraheli baragenda. Umva bumva ko ibintu birangiye, Farawo yaba barabo bati Farawo twamushoje, twamurangije Imana yacu yabaye Imana yacu. Mu rugendo
baraseka mu rugendo bahana high five, mu rugendo barishima, bibagirwa ko Farawo ari inyuma. Farawo uko ari inyuma arimo yakoresheje inama, aravuga ati ariko amakosa twakoze nayiki, kurekura Abisiraheli ngo bagende. Ni bande bazongera kutwubakira amazu? Ni bande bazongera kuduhingira? Aho Abisiraheli barimo badamaraye, barimo kubyina bahana five, mama barebye inyuma baravuga ati turashize, turapfuye Mose we. Abagabo bararira, abagore bararira. Kuki badamaraye? Uradamarara, Satani ntabwo adamaraye. Abisiraheli bamaze kwimika Imana, bamaze gukura ibyaha mu buzima bwabo, bagaruye Imana mu buzima bwabo, ngo Abafilisitiya babibeshaho nk'uko bisanzwe, ariko bibagirwa yuko Abisiraheli bongeye bagaruye Imana muri bo, ngo batakambira Imana, bahamagara Imana. Abafilisitiya beguye umutwe kongera gutera Abisiraheli, bagira ngo ni bisanzwe, ntibamenya ko Imana yagarutse muri bo, ngo Imana irangije ifata Abafilisitiya, Abisiraheli bagabiza Abafilisitiya, ngo ifunururayo Abisiraheli, ibakuraho bari bihishe. Noneho ngo babona imbaraga zo kurwanya Abafilisitiya, ngo barabarwanya, barabatsinda. Abafilisitiya batangira gutinya Abisiraheli. Mwene data, wikwibagirwa ko inyuma yawe hari umwanzi ukurwanya. Nubwo uri muri urwo rugo, munyumve neza, kuba uri mu rugo rwiza, kuba bakwita amazina atandukanye, nukuri pe, ni ibintu byiza, biragahoraho, ni byiza, nimunyumve nabi. Ariko iyo ubishize imbere ukibagirwa Imana, umwanzi arinjira, ya mazina akayakuraho, akakwambika indi sura. Iyo wibagiwe, nimunyumve nabi, kubona akazi ni byiza, ariko ndimo nababwira ngo kabone ukinjiranemo n'Imana. Bona urwo rugo urwinjiranemo n'Imana, wisiga Imana inyuma. Umubumbyi niwe wabumbye, agira ibyo abumba. Wikwemerera ko umubumbyi musiga inyuma, injirana nawe. Promotion baguhaye, zamukana nayo mu ntera, nigushaka imbere yayo kubona. Narakubwiye ngo Petero igihe Yesu yegereje igihe cyo kubambwa, igihe kiragihe ajya gusenga, we ngo yagiye gusenga ajyana n'abigishwa ba Petero, kuko umutwaro ntago wari uwabo, nta mpamvu bari bafite yo kubahangayikisha. Yesu ajya kwisengera, bene data bararyama. Yesu araza arababwira ngo Pete, munaniwe kubana nanjye basi n'isaha imwe? Mwene da, iminota 30 imbere y'Imana irahagije. Muri ako kazi kawe, iminota 5 Imana kukubona irahagije. Wikwemerera ko umwanzi yiba icy'agaciro mu buzima bwawe. Wikwemerera ko umwanzi akuraho ubusabane bwawe n'Imana. Ariko niba ushaka kubona Imana, imura ibyaha. Mureke dutandukane n'ikintu bita icyaha. Imana yanga icyaha. Navuga ngo Imana yanga icyaha, nago yanga umunyabyaha. Turacyafite amahirwe yo gusohora ibidatunganye, tukongera tukimika Imana mu buzima bwacu. Turacyafite amahirwe yo kongera kwiyinira, tukamenya ko tutagenze neza, Imana tukongera tukayigarura. Ihora iteza amaboko. N'uyu munsi wa none iteza amaboko, namukanye iteza amaboko. Ihora ishaka uwaza. Irima ijambo ry'Imana tubwira neza ngo dore ndi ku rugi ndakomanga, kugira ngo nihagire wumva anyingurire ninjiriwe. Ahora ngo icyamukongera ukama amahirwe. Mwene data, n'uyu munsi wamuha amahirwe, mwakongera mugashabana, wakongera ugahindura ibitekerezo, wava muri ibyo byaha wayi waragiyemo, umwanzi yaragushutse. Wikwemera ko yiba amahirwe yawe. Udafite Imana hago ufite ubuzima bwuzuye. Mwene data, Imana, ariko ni gute Imana ikurema ikaguha umwuka, warangiza ukumva ngo ibindi byose zabinanirwa?
niba yaraguhaye ubuzima, niba yaraguhaye umwuka, ni gutumbwira ngo ibintu Yesu aravuze ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibintu byose ni inyongera. Ni ukuvuga ngo ubwami bw'Imana buduhereza ibyo dushaka. Iyo mfite ubwami bw'Imana mba mfite buri kintu cyose nifuza, kandi mu bwami nta pirate ibamo. Mu bwami habaye ikintu kiri original, habaye ikintu cy'umwimerere. Ni ukuvuga ngo niba mfite ubwami bw'Imana muri nje, mfite icy'umwimerere, nzabona urugo rw'umwimerere, nzabona akazi k'umwimerere, nzabona buri kintu cyose kigomba guturuka ibwami ari original. Ni ukuvuga ngo niba nshatse kiri inyuma y'ubwami, mba mfite ibyago 100% byo gushaka pirate cyangwa byo kuba ntunze pirate. Kuki? Icy'umwimerere kiri mu bwami. Mureke ubwami bw'Imana bube muri twebwe. Tugendane ubwami bw'Imana, mu kazi tugendane ubwami bw'Imana, mu ngo zacu tugendane ubwami bw'Imana, mu mashuri yacu tugendane ubwami bw'Imana. Ingo zacu zizaba nzima, igihugu cyacu kizaba kizima, kubera kizaba gifite abantu bafite ubwami. Iyo ubwami muri andi magambo, ubwami hago hakorerwamo ibintu bibi. Tuzaba turi abantu bazima, igihugu kizaba gifite abantu bazima, kigire ubuzima kuki kirimo abantu bazima. Ndasoza mvuga ngo mureke tugarure ubwami bw'Imana muri twe, dushaka Imana tubone kubaho. Mwene data, wikwirengagiza gushaka Imana, wikirengagiza kugira umwanya wo kuba imbere y'Imana. Nibwo wikangwa n'ubuzima urimo, wikangwa n'imibereho irimo, byose bikemukira imbere y'Imana, byose bitunganira imbere y'Imana. Imana ibaha umugisha. Ndashoje. Mwari kumwe na Pastor Allen Gacura guturuka muri Nyabugingo Worship Center, muri Nyabugingo Worship Center, muri Nyabugingo Worship Center, muri Nyabugingo Worship Center, muri Nyabugingo